ako kuntu twabonye wa parkinze usanga kubona kutagaruka ariko ntimubeshe kwere umukanya barimo mumbwira kuko nta bintu twaye ni byinshi kwezi ni bike cyane abantu basigaye bagenda na bintu byinshi baba bafite kubera ko bisangayo ariko ese ngumyayo hari ikibazo cyo uwaguma hari ikibazo tuzagumayo yankenyeje imbaraga mu gihe nari tsikamiwe. Dusubire gato kuri iyo ndirimbo usoje. Apostle Dr Gitwaza yavuze yari ntabyita guso kwikosora ni ibintu mwakire gute nka Alarm kuko uba mu itsinda rya Alarm. Turabasuje abakunzi ba Konfi ndetse n'abakunzi b'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri hano. Turakwakiriye Konfi. Urakoze cyane cyane. Tugusanze ku kibuga. Watubwira ati bimeze bite, werekeje he? Urahansanze. Turagusanze cyangwa waradusanze? Turahasanganye. Tugiye hagana he? Musanze hano tugiye mu Burayi, hari ibitaramo tugiyemo bitandukanye. Konfi, watubwira ahantu uzagenda ujya, ni ibintu wakiriye gute kumva ko ufite ubutumire bwo kujya i Burayi? Murakoze cyane. Erega twahamagariwe kuvuga ubutumwa ku isi hose. Kuba rero twubonye n'ubundi buryo bwo kugera no ku bandi bene data ni umugisha ukomeye cyane, kandi turabishimira Imana yabikoze kugira ngo tuve mu Rwanda gusa cyangwa se tuve mu karere gusa kano hafi za Kenya n'ahandi na za Uganda na za Congo, tugere no mu bindi bihugu by'abandi nabo batukurikira kure, babifuza ko dufatikanya kuramya no guhimbaza Imana, natwe tuba twifuza ko twaramya Imana turi kumwe. Ni umugisha rero kuba twaragiriwe ayo mahirwe yo kuzaba turi muri bihugu byo mu Burayi. By'umwihariko turi no mu ntangiriro z'umwaka. Ni umwaka wasobanura gute kuri Konfi utangiye uvuga ati ngize urugendo? Ni urugendo ntekereza rwawe rwa mbere? Rwa mbere rujya he? Ni Burayi. Ni urwa mbere rwo mu Burayi, ariko si urwa mbere rw'ivugabutumwa, donc duhora mu mavugabutumwa atandukanye, ariko uyu mwaka utangiye neza kubera ko utangiranye n'amavugabutumwa yanjye. Nyine urumva ko iri vugabutumwa ribimburiye andi mavugabutumwa azakorwa muri uyu mwaka kandi menshi, kandi muri target mfite ni kuvuga ubutumwa mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, kuramya ibikora ku mutima w'Imana. Nk'ubu ngubu niyo ndirimbo watekereje ibintu Imana agiye ikora ikahita ikuzamo ako kanya? Hajemo nyinshi, nagiye nazandika kuri, iyo mfashijwe n'indirimbo ngenda nazandika muri note ya telefone kugira ngo ntazazibagirwa, njya nzikubitaho amaso nzibuke. Rero ni nyinshi, igize ngo nzimba ni live recording. Nibutse ahantu yabaye live recording. Ubwo yahise ikuzamo ako kanya. Indirimbo ndimo muri iyi minsi ndi gufashwa no guhimbaza n'Imana, n'indirimbo ivuga ngo ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, yankenyeje imbaraga mu gihe nari tsikamiwe. Iyo ndirimbo tuzayikubita muri Europe. Konfi, turashima Imana ko ubonye viza yo kujya kuvuga ubutumwa. Ariko hano hanze hari amakuru avuga ati Konfi ubwo agiye hanze turacyaka atazagaruka. Wamara impungenge abantu, uzagaruka cyane uzagaruka? Nzagaruka, si mu rugo se? Hari uwareka kugaruka wabo mu rugo? Nzagaruka. By'umwihariko kuri iyo, dusubire gato kuri iyo ndirimbo usoje. Apostle Dr Gitwaza yavuze yari ntabyita guso kwikosora. Ni ibintu mwakire gute nka Alarm kuko uba mu itsinda rya Alarm? Uriya ni umubyeyi kandi ni abagabo bazi ijambo, birashoboka ko yayikosoye neza. Tuzamwegera kugira ngo abashe kuduha ubusobanuro bwiza. Burya abahimbyi, hari umuhimbyi nawe ahimba indirimbo afite igisobanuro runaka ashaka gutanga, ariko nk'umubyeyi iyo atanze message cyangwa atanga
uko yumva na biblique ni ibintu byo kubanza nyine tukabireba kandi wasanga afite rezo. Uko mwabyakiriye nkawe ku giti cyawe ukibibona? Obo nta kundi twabyakira ni ukwisubiramo tukabazanya se koko ibi twakoze twasohoye indirimbo bifitemo amakosa tukabicukumbura ndetse nawe bishobotse twamubaza akatubwira inama. Nta kosa mushumba bagira abashumba ni abantu bajyana n'ibyanditswe. Urumva rero Apotre turanamushimira ko wenda bikosoye, wenda n'ubutaha tuzagerageza kureba noneho twirefere no kuri ku bintu bitandukanye no kwitonda kugira ngo tusohore ikintu gifashe neza. Ariko iriya ndirimbo ndayikunda kweri, ndayikunda. Tuzasobanuza neza tumenye, ariko umuhimbyi nawe tumubaza icyo yagendeyeho, ariko yashatse kuvuga ko ijuru ni Imana, ni Yesu, ni Umwuka Wera, niryo ritegeka ibyacu bikemera. Icyo umuhimbyi yagendeyeho twavuga ko ari Yesu utegeka, agategeka ibyacu, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri twebwe. Imana yo mugisha Apotre kandi Imana yo mugisha Alarm Ministries. Ese Konfi, abantu bo mu Burayi cyangwa se abantu bari hano bitegura iki cyangwa se bafitiye package imeze gute? Bo cyambere ifite amatsiko kugera mu Burayi no bwa mbere, ndetse bambwe ko akonje cyane, ari imbeho, nitwaje amakoti y'imbeho, ariko mu mwuka harashushe, turashushe mu mwuka, hazaba hariho umuriro w'Imana. Tuzitura gutya Uburayi duhimbaza Imana, yambeho shira. Ese hari nk'imijyi waba waramaje kumenya uzataramiramo? Yego, ndabese ndayizi. Wayibwira abantu? Uyu wa gatanu ejo bundi turataramira muri Bruxelles, muri Zion Temple. Hari overnight ikomeye yateguwe na Zion Temple, tuzaba turimo kuri uyu wa gatanu tariki 13 ku cyumweru. Tuzaba turi muri Calvary Wide Fellowship Anvers. Tuzaba turi mu itorero yobowe na Pastor Alpha nshuti yanjye. Tuzaba turiyo na Elize Bigirimana duhimbaza Imana. Hanyuma mu cyumweru gitaha tuzakorera muri Swede. Muri Swede ni mu mujyi wa Stockholm ku mupasiteri witwa Pastor Oche. Niyo tuzakorera muri la weekend itaha. Hanyuma dusoreze Norvege kwa gatandatu le 31 mujyi wa Oslo, ndetse ku cyumweru dusoreze mu giterane gikomeye cyane tuzakorera Hollande mu itorero rya El Shaddai. Niyo gahunda afite. Hanyuma tugakora retour. Ese Konfi, nyuma y'imyaka myinshi utabonana na Elize, uriyumva gute kuba ugiye kongera guhurira na Elize mu gitaramo cyangwa se kuba mugiye guhurira mu materaniro hagati? Urakoze cyane. Elize ni cyambere n'inshuti yanjye, twakoranye imirimo y'Imana hano duhimbazanya, twagiye tujyana hirya mu bitaramo bitandukanye ni Burundi. Noneho kuri inshuro ndamukumbuye, icyo ni cyambere. Twaravuganye ibitaramo byinshi nzakorera hari, tuzaba turi kumwe nawe ahantu hejuru, uretse ahantu hamwe gusa tuzaba tutari kumwe, ariko ahandi hose tuzaba turi kumwe na Elize. Atera ikorasi mwikiriza, nanjye ntera indi, umuriro waka tuvuye ngo abadayimoni abazima. Ese Konfi, Bishop na Mama Bishop turazi ko ari abashumba bawe, basobana iki ku buzima bwawe? Bishop na Mama Bishop ni ababyeyi bacu muri City Light Foursquare Gospel Church hano Kimironko. Ni ababyeyi beza, ni ababyeyi baturera mu mwuka, baduha amahirwe yo gukorera Imana mu itorero, ndetse badushigikira mu bikorwa byinshi bitandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi. Hanyuma hari teme ufite ngo kuramya gukora ku mutima w'Imana. Ni teme yaje gute? Yaje keri terme, yaje muri mu 2014. Natekereje hejuru kuramya, ndeba kuramya ibi dukora buri munsi bimaze iki. Niki umuntu yakora ngo aramye akore ku mutima w'Imana? Naho byavuye. Ese kuko turaramye tugakora ku mutima w'Imana, byibazaho birashoboka ko umuntu muramye yakora ku mutima w'Imana? So turangije tuvuga ko kuramya bikora ku mutima w'Imana, sibyo? Ni ikintu cyaje kera kandi turashima Imana biduhaye nk'umutwaro. Watubwira icyo bisaba kugira ngo umuntu azabashe kuba yajya muri icyo gitaramo? Wenda hari ikiguzi gishobora kwishurwa kugira ngo umuntu azabashe? Ibyo bitaramo byose nababwiye haruguru cyangwa se hepfo, kwinjira ni ubuntu. Tuje gutarama, kunezerwa, duhimbaza Imana hamwe twese. Kwinjira kabisa ntacyo bisaba gusa umutima mwiza wo kubishaka no kuza tukabana. Konfi, reka dushimire Safe Flight.
murakoze cyane. Suni TV, Franco, Ndanda, Himbaza, Imana umugisha cyane, musigara na mahoro y'Imana. Twari twibagiye kukubaza, twabonye hano madamu. Madamu madamu wanjye bigenze gute? Urumva nazo kwibuka se madamu atamerekeje, namwe mwaje mutari ba madamu, kaswe madamu wanjye bagomba kuza, ni ngombwa. Ibi byose numva niwe wabikoze. Ako kuntu twabonye wa parkinze usanga ubona kutagaruka, ariko ntimubeshe kwere umukanya barimo mumbwira kuko nta bintu twaye, ni byinshi kwere, ni bike cyane. Abantu basigaye bagenda nta bintu byinshi baba bafite, kubera ko bisangayo. Ariko ngumyayo hari ikibazo cyo uwaguma hari ikibazo, uzagumayo. Njye nabwiye ngo nzagaruka, umuntu kugumayo se twizere ko hari yararumeneyo uzahakora umurimo. Ibyo kugaruka no kutagaruka byo ni ibindi, ariko cyonze icyo gihe nuko nzagaruka. Reka tugushimire, murakoze cyane, Imana ibamugisha.
Good. You are good. Yes. Your name, please. Your name? Oh, Marcus. Marcus. Yes. From Washington State. Washington State. Eu, atuei em Washington State. Nós atuei áreas a Kanombe. Ariko Imana atuye ahantu heza. Ariko u Rwanda nirwo rwa mbere mu rukomera amashyi abantu batuye mu Rwanda ni sawa. Ni amaki. Imeze. Iyo niyo data, birasubirwaho, niyo data, birasubirwaho, niyo data, birasubirwaho, niyo data. Umuhe ikaze mu Rwanda.